twongeye kubasuhuza abakunzi ba challenge n'ibyamamare aho tugenda tuvuga kuri buri kimwe cyose kiri kuvugwa muri showbiz mu buhanzi ndetse no mu isi isanzwe amakuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero turi buze kugenda tugaruka ku makuru menshi atandukanye aho turi buze kugaruka ku mugabo mwakunze cyangwa se n'ubu navuga ko agikunzwe yitwa Clement. Clement ni nyuma yuko avuzwe amagambo menshi yuko yakenye byagenze gute ngira ngo nyine havuzwe rero ubu ngubu Clement yagiye kuri YouTube atangaza nawe uyu munsi ko channel yiwe deja ni ibintu bisa nk'ibimaze iminsi bivuga ko channel yiwe yibwe. Mwabana umwe muri iyi minsi ibintu byo gutwagwa kw'amacano cyangwa se ibintu by'abahakazi ni ibintu bimaze kuba cyangwa se navuga ko biramutse ko bimaze kurambirana kandi cyane pe kubera ko iyo hatabayo igikorwa cy'abahakazi hari gihe wibwa n'ishuti yawe umuntu wizeye. Nabwo tuzi rero Clement nuko yashize hanze amagambo agira ati mwabantu mwe ibintu muri kwita plaka mukavuga amagambo aremereye ushobora kuzamvuga ijambo sinzakubabarire. Yes, sinzakubabarire kubera ko nyine n'abantu bashobora kumuvuga amagambo menshi atandukanye. Clement ari muri plaka. Clement nabwo so wenda reka tuvuge ko Clement yanakenye pe. Yego, reka tuvuge ko Clement yakenye, ariko nubwo yakena ntabwo yagera ku cyiciro cyo kuba yasabiriza. Tubyumve gutyo. Ngira ngo habanje kuvugwa ko we na Miki batari gucana umubano umwe, batari gucana uwaka, ko bafitanye ibibazo byinshi kandi biremereye. Ngira ngo urumva nyine Clement nawe yagize icyo avuga ko Miki yamusuzuguye. Senze nimba yari plaka kubera ko nyuma yaho Clement yaje kugira ngo cyayongera ahura bari mu kiganiro kwa Irene, barongera barahura bakorana interview. Ubona nyine ko bisa koko yaba ari plaka. Nanjye ndibaza se kuba Clement ari kuvuga ngo bamutwaye channels nabyo tubifate nka ari plaka Clement ari gukora. Ese nibiramuka bari plaka abanyarwanda cyangwa se abakunzi be muri rusange bazabifata gute? Tubanze turebe ku nyungu Clement yaba afite ni iyihe yo kugira ngo akore plaka yo kuvuga ngo channel ze bazitwaye. So reka twere gutindera, reka tubanze twumve Clement uburyo arimo abwira abanyarwanda anasobanura uburyo ki channel ye bayitwaye, anihaniza abantu bari ko bamuterera bamugize igitaramo. Reka tubanze tumwumve hanyuma tuza kugaruka twanariza na challenge yacu y'uyu munsi. Kandi mwibutsa ko ngewe nitwa Zakayo, hanyuma ukibuka ukanda subscribe kunzogera ubundi ibintu bikarushaho kugenda fresh. Reka tubanze twumve Clement. Mwaramutse inshuti bavandimwe. Rero abantu ako sinabarenganya, ibintu byose mwabifashe nka planka kugeza naho nkindi mwumva ko nshobora kwifata iyo filime bababwiye ngo ndi gutwikira. Iyi filime yabije kwinjiza amafaranga yatuma mfata iminsi ingana gutyo yose ndafite ikintu ndi gusohora. Mwibuka ko izo channel zasohoraga video buri munsi, bambwiye ko bishobora gufata n'icyumweru nyine mu kuba bazigarura. Ntabwo tubizi nyine zagiye muri ko yandi ya Philipite yagiye burundu. Reka tubare wenda ku cyumweru. Iki cyumweru tukibaza dusanga ni video 28 nabamombye. Video 28 ni nyinshi cyane kuri njyewe bitewe n'inabo bagomba guhembwa n'abagomba kwishyurwa bazikameye cyane ko ndanazifite nyine video ntakagombye gusohora. Mfite video za Mayati nasohora nk'amezi 2, mfite Kwizera nasohora ibyumweru 2, mfite za Big Mind barasigaye imwe ako n'umunsi kagomba kujya gushutinga urukumva. Mfite izo ku yindi channel none zozira nahari nyinshi cyane zigera muri 12. Niza Big Mind mfite izindi zazo n'ababwiye nyine twashootinze zikamombera. So guys, ngira ngo Clement mwamwumvishije agira ati
muntu wowe uri kuvuga ngo wowe uri kuzunyabiza umbwira uvuga ubusa uri kugera bavuga ngo ndi mu mapuraka man ati ibi bintu umva mu byumve munabimenye nta mbabazi nzigera mpereza umuntu uri kunzanaho puraka nta mbabazi nzigera mpereza umuntu uri kunzanaho puraka ngaya nguko rero ngira ngo uyu munsi twagize n'umugisha w'imvura abantu kabisa namwe imvura ikugeraho ni umugisha w'imvura abantu bari muri za Burera za Gicumbi za Gakenke nyine ahantu bakunze gukora ubuhinzi cyane imvura bari bayikeneye cyane imvura ni umugisha reka twikomereze na challenge yacu ngira ngo urumva Clement biramukomereye Clement aragira ubukene barimo bamuvuga hano hanze Clement aragira kugabanya abakinyi Clement aragira kubura channel ziwe niba Imana ndabarahira ibi bintu byose ibibazo byose baramutse byikubise kuri Clement usibye kuba yakiruka ku gasozi akanasara nta kindi kintu yakora pe kuko ni ibintu byinshi biri kujya mu bwango bwiwe kandi bitoroshe kandi biremereye ngaya nguko rero hanyuma umugabo witwa Dani nanone n'umuhanzi umukunda kandi ufite impano yo kuririmba pe abanyarwanda baramuzi cyane kandi ndabizi neza baramukunda ngaya nguko rero byagomeje kuba agaterera nzamba hamwe we na Philipita ni ibintu bigomeje kugena nawe n'amakuru ari muri showbiz atamuvugwaho neza kandi Dani nanone ku magambo y'umukobwa yatendanye no mwarabyumvishe cyane yanga kugira ikintu yabivugaho gusa ni ikibazo kubera ko Philipita buri munsi uko agiye gukora umuziki uko agiye gusora indirimbo nshyashya tubona uriya mukobwa yagiye kumuteza swaga yagiye kumuteza ibintu by'intambara yagiye kumuteza ibintu nyine bya Donato asa turibaza dufate ko Dani nanone ari puraka nawe abanza gukora kugira ngo mu matwi y'abanyarwanda mu matwi y'abanyamakuru mu matwi y'abantu abamwumva bongera bibuke Dani nanone batekereze kuri Dani nanone kugira ngo Dani nanone aze kuza gusora uriya muziki understand kugira ngo aze gusora umuziki n'ubundi mu matwi y'abanyarwanda n'abadiaspora ndetse n'abandi bantu benshi bamukunda dorabona ko Dani nanone amaze igihe kinini adakora akaba ari plaka yo kugira ngo Dani nanone nashira hanze imizigo iza kuhita irebwa cyane kubera ko mu matwi y'abanyarwanda bari bamaze iminsi bari kugira iki bari kumwumva ngira ngo Dani nanone mu kiganiro akoranye n'itangazamakuru yavuze ko nta kintu kinini afite cyo gutangaza kuriya mu mugore avuga ko atari n'umugore we avuga ko nyine ari umuntu bahuye bakagira ibyo bakora hanyuma akaza kubazwa ese uriya mwana wa kabiri ni uwawe cyangwa si uwawe yego sinzi wenda wowe uko byumva ariko Dani nanone arahakana cyane akavuga ngo so nta gihe mfite cyo kuba mbiva gusa birashoboka ko Dani nanone yaba yaranasubiyeyo nabyo birashoboka ngaya nguko ni ibiro kuvugwa kuri Dani nanone umuhungu umeze neza ufite n'irima zamugenda mujye kuri channel yiwe murebe mu mukubita amasabu na views byose ibintu birushaho kugenda neza hanyuma rero uyu nguyu ni umunyarwenya uwo ni umunyarwenya yitwa Patino yes Patino rero aho yari bavuga ko yari muri Pakistan ngo guhinga umuceri ariko Patino aricyo yaje abivugaho Patino yatangaje ibintu byinshi kubimuvugwaho Patino ubundi bwa mbere yabanje asaba bamwe mu yagiye yikomye abavuza nabi abasaba imbabazi Patino rero ni ikiganiro yakoze ndetse reka tubanze twumve Patino icyo abivugaho hanyuma tuze tugaruka twanariza no kuri Patino akamineri agata ku ruhande ahita acika abandi bati Patino nubwo yagiye ariko ahantu ari ngo bimeze nabi ngo baramufunze ngo bimeze gutya na gutya inkuru si nziza kuri Patino izo nkuru nkuko
ejo bundi nawe bivuze kuri ica nanjye ariko ntago nabisobanuye baravuga bati ntago ibintu byagenze bya neza Vietnam rero wenda urantanze utumye ngiye kubivugaho bitari nkomeza kakazi ariko nshaka n'uburyo bwo kugira gute bwo gutaha so aho rero niho hahise haberamo references mu gutaha Satani ahita arenga amahembe. Umaze kugaruka video ya mbere washyize kuri YouTube channel yawe wumvikanyemo uri gusaba imbabazi M Irene ndetse na Sabe. Abantu bati ko Pati nagarutse ubu natangiye gucinya inkoro kwa Murinda habi ko kugira ngo nagaruka se byagenze bite ni kagatwiko se kari nkubwe. So guys ngira ngo rero Pati namura mwumva ikintu cya mbere nuko nyine yagiye mu bwubatsi mu byo kuminuza gahunda y'ubwubatsi. Hari n'abantu usanga basuzugura ubwubatsi bakabufata so ikintu cyose umuntu yakora kikamwinjiriza amafaranga icyo ngicyo yagikora. Ngaye ngukora Patino ntabwo yagiye mu bintu by'ubucuruzi cyangwa se asone yagiye muri gahunda yo kuminuza mu bwubatsi kandi ni ikintu cyaguhereza amafaranga. So guys rero n'ibyo ngibyo bivugwa muri challenge reka twigarekire muri squaga ziri kuvuga muri group cyangwa se muri team ya Zakayo. Uyu munsi ntabwo navuga ko hari umuriro mwiza cyangwa se hari ibintu byiza mbanera kugenda nihanangiriza abantu bari kugenda bavuga amagambo adafite 12 urajya kumvuga. So guys nimba udafite kuba wakora ibyo nkora cyangwa se ngo ubikunde irinde kuba wagenda ngo ujye kuba watangaza amakuru atari meza kuri njyewe. Wa mukobwa we rero nimba we wumva neza ko udashobora kuba waza ngo ukinane na Zakayo cyangwa se ugume muri team ya Zakayo nimba ubonye umaze kubona business ukora man ira ni business yomba ira si business hari uri guca inshuro urumva nta mpamvu kugira ngo ugende wowe ugende ufate team yanjye yose ushaka kuyihirika. Nimba ushaka kugenda genda neza nimba ugomba gukora nimba udakora ugende neza. Urumva maze kuremera ku buryo ki wowe uza gusenya team ya Zakayo. Urumva maze kuba iki ku buryo wowe uri umuntu wo kuza gusenya team. We wa mukobwa we uri wejo ujejo social media nayuzi tuza abafite social media mu biganza byabo umva man nimba bafata abakinyukanyuruka babwira ngo Zakayo narakubwiye naravuze nimara kubona agafaranga nta numwe nziteza nzajya gushaka abandi baranzabajugunye nabikubwire wanjijiwe wagicucu shakuzana ibintu bitari sawa wowe shakuzana ihangana sibyo ko natahangana n'umuntu udafite icyo ahomba ntago nahangana n'ingurube kubera ko ingurube ikunda umwanda. We muko wapi umujyi winjiye mejo ntango uramenye icyo gukora ntango uramenye wowe uri uruhinja man uri uruhinja witonde rero ubu ugiye kugenda wijandika mu bibaro by'uriya musaza udafite 12 musaza udafite ubwenge ubu nawe ugiye kugenda wijandikemo bifuze uramuke murabizi ho bifuze urazizi nuza ikintu gitangira nuzi nawe ugiherera ariko ugiye kwinjira mu bintu nimba ari na protector kujya mu mutwe ubwo bugambanyi bwanyu urumva busajya ndiki nimba Krama nawe kumutwara amacano bande bose ugasanga iyo bifu wowe man nacu rico nane uri uruhinja kandi ugende gake mukobwa we dore so nimba utari buza gukora muri team yanjye genda jya gucuruza nibyo ushoboye ariko utibagirwa Zakayo ushaka gusenyera team ariwe ari mwicumbi mwana wa Binovia shira ubwenge kugira Imani njye n'ibiboro bya social media biramutse binahombye bikanako njye ntacyo nahomba mushitse
kuba ko ngende mfite icyo mfite uwandiwe mfite aho na ako uracyari umukobwa ukeneye kubaka ejo hazaza kuki wijandika muri 2012 ibyo murimo ni mubizi nuko ko Imana zakayo yavuze gutya na gutya wagicucu wanda gutuma kubibwira ndabiyobe birananiye ugende babwira n'ibindi nagutumye utababwiye Hano mugende mukore itsinda abona kari agasaza gadafite 12 utamenye ubwoko bwako ni mugende mukore korabo yo kuzagwirika zakayo muzabishobora se mfite fondasiyo unatwaye na cano nta nafunguza ninde sibyo kutanabona n'ubwo buryo bwo kwitwara witonde mwitonde mwambi ko muri babiri mwitonde ese kambabaza ubu ko mumaze igihe kinini mujye ntabwo nkora igihe kingana n'ukwezi mudakora mwari mwabona zakayo cano yiwe abakunze babuze ibintu bafata kumenya gukina ni kimwe kuba ushoboye ni kimwe no kuba udashoboye wa mukobwa pe gukina urabishoboye ariko ntabwo ushobotse wowe uri iki cyo kumva ko ugomba kujya musi birenge byawe Sylvie Play witonde ugira uko ugenda ugira uhagarara Gasopa rero kongera kuvuga kumvuga utwara amagambo 12 urajya kunyangisha so waje nimba udashaka kuza gukora nyine bireke ariko wifata abandi bantu bose ngo bagandishe impunga imwe yangiza ibigori igihumbi never ugira uko ugenda rero ugire naho ugarukira we ugera hano ugarukira